Icyumweru cyiza bene data nshuti z'umusaraba, ndizera ko buri wese yabyutse neza aho aherereye ku mugabane itandukanye y'isi. Uyu ni wa mwanya dusangira ifunguro ry'umunsi ryo ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2024. Mbere y'uko turimbana indirimbo ya 361 mu gitabo cyo gushimisha, ndagira ngo mbagezeho insanganyamatsiko y'ifunguro ry'umunsi wa none. Iragira iti: kuba umutunzi mu by'isi utari umutunzi mu by'Imana ntibihagije. Reka baririmbire indirimbo ibitero bikeya gusa, hanyuma twinjire mu ijambo nyirizina. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu araduhaza wenyine bene data. Niyo mpamvu umuntu wamenye Yesu anyurwa, akanyurwa rwose. Niyo mpamvu nyirango tuganire amagambo, ubutunzi ntabwo bwabasha gutuma umuntu anyurwa. Ariko iyo ufite Yesu, ubutunzi bukeya burimo kubaha Imana butuma anyurwa. Reka dusome iri jambo riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ibice 8, duhere ku murongo wa 36 tugeze kuri 37. Haravuga ngo, kandi umuntu byamumara iki gutunga ibintu byose byo mu isi ntiyakwa ubugingo bwe? Mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe? Reka nanone dusome twihuse muri Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice ni 12, duhere ku murongo wa 13 tugeze kuri 21. Umutwe w'amagambo uravuga ngo,
umutunzi w'umupfapfa. Nuko umuntu umwe wo muri iryo teraniro aramubwira ati, mwigisha, bwira mwene data tugabane imyandu. Nawe aramusubiza ati, wa mugabo we, ninde wanshyizeho kuba umucamanza wanyu cyangwa ngo ngabanye ibyanyu? Arababwira ati, mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Nuko abacira umugani ati, hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane. Nuko aribaza mu mutima we ati, ndagira nte ko ntafite aho mpunika imyaka yanjye? Aribwira ati, ndabigenza ntya, ndasenya urugarama rwanjye, nubaka urundi runini, abe arimo mpunika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye. Nibwo nzabwira umutima wanjye nti, mutima ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka urye unywe unezerwe. Ariko Imana iramubwira iti, wa mupfu we, muri iri joro uranyagwa ubugingo bwawe, ibyo wabitse bizaba ibyande. Niko umuntu wirundanyiriza ubutunzi amera, atari umutunzi mu by'Imana. Imana idufashe kandi tugire neza. Bene data, gushaka ubutunzi si bibi, ni byiza cyane, kuko budufasha kubaho muri ubu buzima, kandi ni ngombwa. Ahubwo ikibazo ni ugushyira umwete mu gushaka ubutunzi bw'iby'isi, ariko iby'Imana ukabisiga inyuma ntubyiteho. Nyamara iyo dupfuye nta na kimwe tujyana. Urugero ni urw'uyu mutunzi w'umupfapfa wari ufite imirima irumbuka cyangwa se yera. Kubera kwera cyane, yagize ikibazo cyo kubona aho ahunika imyaka ye. Arangije yigira inama mu mutima ati, ndabigenza ntya. Burya umutima usibye gushukana nta kindi. Aravuga ngo, ndasenya urugarama rwanjye, nubake urundi runini, aba arimo mpunika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye. Nibwo nzabwira umutima wanjye nti, mutima ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka urye unywe unezerwe. Ariko Imana iramubwira iti, wa mupfu we, ibyo wabitse bizaba ibyande. Niko umuntu wirundanyiriza ubutunzi amera, atari umutunzi mu by'Imana. Kenshi twebwe dupanga amaproje, ariko tukibagirwa ko nyuma y'ayo maproje hari ayandi maproje Imana nayo idufiteho. Ni ngombwa ko dukora tukiteza imbere rwose, ariko tukibuka ko buri muntu wese isaha nigera agomba kuzabonana n'Imana. Kandi mu byo dushaka tukamenya ko tugomba kubishaka mu buryo bwubahisha Imana. Hari abashaka ubutunzi mu buryo butari bwo, mu buriganya, mu bujura, mu busambanyi. Hari n'abavuga ngo bajya ikuzimu, ntabwo tubifitiye gihamya, ariko icyo bo ngo baba bapfa ni ukubushaka. Bene data, ubwo butunzi turabushaka, ariko nyuma yaho buri wese azabazwa uko yabukoresheje. Gushaka ubutunzi si bibi, tugomba kubushaka ariko twubaha Imana, tukirinda kubushaka mu buryo butayubahisha. Tugomba guharanira gushaka ubutunzi, ariko mu buryo natwe twumva dufite amashimwe. Hari abatunze ubutunzi nabo ubwabo bazi ko ari uburyo, mu buryo babubonye, atari uburyo bwubahisha Imana. Ni ngombwa ko duharanira kuba abatunzi muri byombi, tugatunga ubutunzi nibyo buvuye mu maboko yacu, buvuye mu mirimo yacu, ariko bitari mu buryo bunyuranyije n'uko Imana ishaka. Ubutunzi buzadufasha mu by'ubu buzima ndetse no mu gukorera Imana nibwo bukenewe. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Mwese mbifurije kugira ubutunzi bwiza kandi bwubahisha Imana yacu. Reka mbasengere. Mana Data, mu izina rya Yesu, sengeye buri wese wumvise iri jambo. Mwami Yesu Kristo yisuzume, arebe mu butunzi bwe nimba bwubahisha Imana cyangwa butakubahisha, hanyuma afate umwanzuro, atangire ashaka ubutunzi bukubahisha. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose. Ishimwe n'icyubahiro ni byawe,
none iteka ryose. Amen, amen, amen. Ijambo ry'Imana rikomeze kubagwa neza bene data, mugire amateraniro meza, ndabakunda cyane. Mwari kumwe na mwene so Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ECCR. Imana y'amahoro ikomeze kubeza, ikomeze kubana namwe mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen, amen, amen.